ntabwo nyine no kubyuma tunabivugaho cyane tubyihore yego. Magana 365 cyangwa se 366 umunsi umwe gusa Imana yahindura ibintu. Njya nkunda kubwira abantu ngo uyu waba umunsi wawe mu minsi igize umwaka. Ni Habi, ni kuri Bridge Star TV muba mukomeje kugenda mukurikirana. Reka nsuhuze aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye ndetse na kure cyane kure y'imbibi aho muba mudukurikiye mwiturije. Abantu mwese mwakoze subscribe mwese reka tubashimire, muri abantu b'ingenzi cyane. Abantu muhita sharing ibintu dukora namwe, iyo ni inkunga ikomeye, na amadolari menshi cyane buriya bamuduhereza, kandi iyo nkunga muduhetera namwe Imana igiba iyibatera mu byo mukora byanyu bya buri munsi. Reka rero kandi nanibagirwa ko hari abantu bahita bamanuka hasi bagakora comment, namwe muri abantu babagabo cyane. Ngira ngo ntabwo narondogora kuko turi kumwe hano n'umugabo, ntabwo ari ubwa mbere mu mubonye kuko ni umusitari cyane, afite byinshi azwiho, hari n'ibindi yatuzaniye. Ntabwo rero tujya kure cyane, reka ubundi mbanze mwakire mwumva uko ahumeka. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane Yesu. Ngira ngo nkuko mumaze kumva ibyo yivugiye ngo adusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yawe? Amazina nko mubimenyereye nitwa Kiza Claude, nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana batatu. Ikirenze icyo Imana iduhana umugisha. Ya, afite umudamu umwe n'abana batatu. Usibye nyine ko abonye n'uwa kabiri nabyo nta kibazo. Uwa kabiri ntabwo mukeneye. Ntabwo nshaka. Hari ukuntu mushaka kuro. Oya? Umudamu umwe wenyine arahari. Nose ko nyuzwe. Ndanyuzwe. Yes, uyu ni Kiza Claude. Hanyuma tugiye kuganira mu buzima bwiwe bw'ukameze uyu munsi. Claude, abantu baguheruka mu myaka igiye itandukanye, mu mezi agiye atandukanye, uvuga aho Yesu yagukuye. Na ahantu habi cyane, ariko tugiye kuhaca twirukanka kugira ngo abatarumvise ibyo biganiro bahite babyumva. Hanyuma duhite tujya kuri topic y'uyu munsi, ntabwo turi butindira abantu uyu munsi. Hanyuma Claude, utakuzi yakumenya gute? Murakoze cyane. Utanzi nyine nitwa Claude, ndi umugabo Imana yagiriye neza, wahoze ari mu byaha, wahoze ari irodobari kwa bakiri, ariko Imana yankuyeyo. Ndi umugabo wo gushima Imana rero. Bakabaza ngo ni gute nari umupagani mubi, Satani yarafasha aranzirika, ariko navuyeyo. Ushaka ibindi birambuye azakurikira ama video hano natanze ikiganiro cyaze kuri channel yangu Kiza kuri TV, arebe ubuhamya burambuye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ako se buriya ntabwo Satani ashobora kuvuga ngo muciriye ku ruhande, wavuzeho gatoya umuntu akazagenda azicyo agiye kureba. Kandi ibiganiro kwe kwanga aho biriho tubwamenyeza ahangahe, basi ndi umushyitsi. Ntabwo ndi umushyitsi. Ntabwo uri umushyitsi ariko wimvunira abantu. Oya, basi nyuma y'ibiganiro nakoze bajya kuri Kiza kuri TV, baza hano hasi n'ahandi. Hanyuma uyu ni Claude, reka gembe ivuge. Uyu ni Claude yahoze yitwa Nyirabihogo. Ndabeshya se? Ibya kera byarashize. Yahoze yitwa Nyirabihogo. Harya kakanu kigeze kukubaho nagake? Ntago ibintu byarangiye rwose, tuganira topic yindi. Nabivuze bihagije, natanze bihagije, abantu barabyumvise. Asi kutagishaka kubivuga aho ntibashobora gutekereza ko wasubiyeyo. Oya. Ushaka kumva ubuhamya bundi burambuye ajya kuri channel yanjye akabira ibiganiro byinshi. Ngira ngo naha bwa mbere ukoresheje kwanga kongera guhamya ukomeza uyu munsi. Oya, ntabwo si uko mbyanze, ariko ndumva ari umwe ko kwigana ibyo bintu. Yanze kubitubwira, ariko ni Kiza Claude wahoze ari umutinganyi. Nge mbibwira abantu uyu munsi Yesu ngo yaramutaruye, aramuzana, amugira iki? Icyaremwe gishya. Muragwa w'ijuru. Uyu nguyu rero ni wa undi Nyirabihogo umwe bigeze gushyira urusenda mu kibuno. Abanyamakuru mukunda byacitse. Ariko kwa Satani kuro wahahuriye nahora. Iyo nyine ngiye mu byishimo ndimo kwa Yesu, ibyo byararangiye. Ntabwo ari umubabaro nje mu byishimo byo kwa Yesu. Kuva icyo gihe cyose kugeza uyu munsi, Claude niki yatangaza ameze, ni yihe feedback kuko umeze uyu munsi? Nabwira ko ibidashobokera abantu kubona birashoboka. Ikindi uko amarira nazinye kwa Yesu ntabwo natahiye.
so ntabwo natahanye so rero nabashishikariza umuntu waba nkurikiye abari mu byaha yaba ari mu biki ko hari umuntu waje akikorera ibyaha byacu akikorera ibintu byose bituvuna kugira ngo akabyikorera kugira ngo tube nyine abo tugomba kuba ubu ngubu none ahangaha. Abantu benshi duherukana utubwira ko bari kuguha feedback ese waba ukiri umutinganyi ese ubwo ntuzabisubiramo umuntu ese bivamo bigakunda uyu munsi noneho bageze kuyihesha pitire y'amagambo. Narabwiye nkunda kwibwira ishuro nyinshi nkabwira ngo igihe kizivugira kandi ntago navuga ngo bareke kumvuga bafite igihe cyabyo kandi ikindi nababwira nuko nyuma y'ibintu byose Imana irigaragaza iyo ukoze ibi biragaragara kuri byiza biragaragara ntabwo rero ndabana bajaje ngo bavuze ibi ngibi ariko bajya bareba nyine bifite akamaro cyangwa se bavuge n'iby'ukuri kuko ibyo byose numva ko nta gaciro kabyo muravuga bita 12. Claude kuva ukijijwe kugeza uyu munsi ni zihe nyungu zidasanzwe watangariza abantu kugira ngo n'abakira abatinganye nabo baze ubusubirebye ndebye ko ukimbona kera cyangwa se warunze ukaba n'ubu ngubu ntabwo ubona ikintu gitandukanye usigaye witaba Claude mbere waritabaga Nyirabihogo byonyine se usigaye nta wiyogoshesha nk'abagabo n'ubwanwa waraburetse buramera byonyine usigaye unabasha kuvuga Yesu n'inzoga warazigabanije ni byinshi navuga rero ngiye maze kwakira Yesu nabashishikaza kuza kureba ibiriyo icyambere ifite amahoro mu mutima wanjye nta mutima uncira urubanza mfite narya ndanyuzwe ntarya ndanyuzwe ikindi ndi umuntu ukomeye kuko narazwe ubwambi bwo kwa data ndi cyaremwe gishya ndi umuragwa w'ijuru so ni byinshi ikindi mfite channel yange kiza Claude TV urumva nayo banyarukireho bareba se barebe ukuntu Yesu agira neza bareba ugasubira mu butinganyi kwikora Yesu nta bukene kwa Yesu nta mukene kwa Yesu kandi nta imfatiro zisenyutse zose imfatiro zisenyutse atarome ngi imfatiro zisenyutse bigenda none se yo yavuye ku Mana ye oya ntabwo yo yavuye none se kuki ntamira nka Yobu. Okay, ni byiza cyane urumva ko no mwanzuro mwiza wafashe. Claude niki wumva watangariza abantu mbere yuko tukurekura tugufatiranye wihuta ntabwo natinya kubibwira abantu nuko babyabaye kutwubaha ariko ubundi biba binakwiye kugira ngo na updating abantu bamenye ngo Claude wacu twakunze tugashima nibyo yavuyemo bibi uyu munsi ageze mu murimo w'Imana nibyo umaze kubibabwira ariko mbere yuko tukurekura Claude niki ushobora kuba wabwira abantu kugeza uyu munsi. Kinabwira bandashaka kubwira abantu ngo barebe nyine bitekerezeho waba udukurikira umupagani iyi ni isaha yo kugira ngo ukizwe cyangwa se uhinduke ujye mu nzira z'agakiza uzerebe inyungu dufite natwe nawe uzuzisarure uzirye ku mbuto cyo ni cyambere kindi cya kabiri shimira abantu bagiye batuba hafi mu masengesho ugustusengera kuko urugero twatangiye ntago ari byo gukinisha ntago ari ibintu byoroshye nzijya mu ijuru ntago ari yanze upfa kupromo kukirukanga ntabwo byoroshye abo bantu bagiye batuba hafi rero Imana ibampera umugisha ikindi ntabwo nshimira abantu baje ku channel yanjye kiza Claude TV bakakora subscribe na comment na share ni inkunga ikomeye Imana ibaha umugisha ndumva ari ibintu mbere yuko tukurekura tubwire hari abantu bahoze ari abatinganyi kugeza uyu munsi wasizemo mubanye mute mu bijyanye n'iki hari abantu wasize mu butinganyi uyu munsi batari bataravamo kandi mwari inshuti abo bantu duhereza ishusho yuko mubanye ese ni kuva mu butinganyi wabwirije bangahe nabo ngo babuvemo duhereza ishusho yuko mubanye n'abasigaye cyangwa se ibyo byose ku channel yanjye unyarukire urebe nawe ujye uyisura nawe ariko channel yawe ndayisura ariko ni byiza ko n'abakunzi ba Bridge TV babimenya ndi gukora umurimo w'Imana rero ngiyewe mu buhamya nta mbabwira ibitangaza by'Imana mbicisha ku channel yanjye nkora ubuhamya butandukanye yaba ku YouTube atandukanye menshi mu Rwanda bagiye bambona haba mu nsengero haba mu makaritsiye haba ahantu hose Imana intumye ndagenda ndi igikoresho cy'Imana ndagenda ariko tuherutse kumva ngo Imana yakugiriye neza ngo ubu hari n'ahantu uri umuyobozi hajyanye na iki hari umupasiteri wakugiriye icyizere uramwongeriza oya nabo nzi kubeshya nawe ahubwo wavangiwe shaka wava ari kuvangirwa ahubwo ubwo numvise ibihuha oya so rero winjana ku winjagaraza
so urumva ibyo ngibyo nibyo abanyamakuru bakunda byacitse nyine kugira ngo baryoshye ibiganiro. So rero mureke ndashaka ngo mumenye ngo turi mwiza ariko ari tuzaba turi mu isi mu gitondo n'ubwo ntituyirareho mugoroba ntitube duhari. Yego ese mu gihe ukiriho wumva bimeze biti? Ese upfuye ubu ngubu none aha ngaha urimo nta kintu kigucira urubanza? Dufate iyambere dukizwe tuve mu byaha, nta kiza cy'ibyaha, nta kiza cy'urumogi, nta kiza cy'ibintu bigamba amagambo apfuye, nta mbese nta namba. So numva ari ikintu abira abantu badukurikiye. Uko mwakijijwe mwese mwari benshi, ese kugeza uyu munsi muracyari mu murongo w'Imana? Nta bandi bigeze bagaragarwaho n'ibintu bitari byiza kugeza uyu munsi? Murakoze cyane. Icyo kibazo nawe wakisubiza. Agakiza cyangwa kwinjira mu gakiza ni nka bisi, bamwe binjiramo abandi basohoka. Sinzi ko bavuyemo cyangwa se bakirimo kuko bo ubwabo no babibazi. Ariko ushobora kumva inkuru y'umuntu bikaba na official kabuze. Nyine inkuru ni inkuru, umunwa n'umunwa nyine. Ntabwo mvuga ibintu nahagazeho, ntabwo ndi umujaji. Imana ni umujaji wenyine. Kuko hari inkuru twigeze kumva ngo ntabwo nyine no kubyuma tunabivugaho cyane. Tubyihore. Yego kuko ntabwo ndi umujaji w'abantu. Icyo ngiye umbaza n'ibyanjye. Yego ikindi ntabwo na Yesu umwana w'Imana baramuvuze, yabagabura imigati ntibiyakwemera, abatura madivayi ntibakwemera. Ubuse ngewe umuntu Yes Claude, turimo twerekeza ku musozo. Tanga ubutumwa ku bantu batandukanye, ari bo baba. Tanga ubutumwa ku bakunzi bawe, utanga ubutumwa ku bandi batinganyi bari hariya, utanga ubutumwa ku bantu bose muri rusange. Icyo cyambere natanga ubutumwa kuba ngo batinganyi ku bakunzi banjye. Muraba agaciro kuri ngewe, ndabakunda cyane kuko nimwe mu imbaraga zo kugumaho ndi nyine murankomeza. Numva ndi jyenyine, nta bandi jyenyine. Kandi na ya mafaranga bohereza babwirika kugera amafaranga murakoze cyane, murakora no kuri. Oya amafaranga muhereza ngamugeraho. Oya ibyo mafaranga byo oya ubwo uragira ngo utanyemerera utangurira agacupa wanyemereye. Oya ngewe ibyo ntabwo byo tubishye ku ruhande. Wimva nakubwiye ngo wimvangavanga kuko umugabo nkorera ni boss w'aba boss. Amafaranga ifeza izahabu byose arabifite, kabone utayama wowe ubishatse Imana gukoresha ukaza ukayazana yose, kamona ko ntacyo ukayindekura n'inzu ukayimpa byose wowe utabishyizemo uruhare. Ariko wowe nkorera mubwiye ngo mpa papa ndashaka iki, yakunyuramo wowe nkurikiye ugafata ko ntacyo ukayinzanira n'ibyo ukabinzanira kuko niwe muyobozi wa byose. So rero abakunzi bankunda, Imana ibaha umugisha, ni bamba ko haje numva ko ntari njyenyine, bigatuma nkora mu gakiza nkomera ko ntari njyenyine, mfite abavandimwe nyine, mfite inshuti ngo nshyashya. Ikindi navuga nuko birashimisha cyane kuko ni inshuti z'umumaro. Nta ubwo kinajya inshuti z'abapagani duhurira mu kabari mu nzoga, ukamugurira byeri, mukaba mwarwana, ukaba yagusambanya, akaba yamwata muserera kandi mwamaze kwishimishanya. Banga badukuri cyangwa se bankunda muri Yesu bo turasengerana kikorana imitwaro. Iyo ndwaye ndati muvanywe ndata unsengere ati umurakira kampumuriza. So rero ni inshuti zanjye. Ikindi kubatinganye cyo nabavugaho ntago ari kinini cyane, baba bitekerezeho ntabwo sinago bande ukomeze. Ubwo inzira nebyiri nk'ibyo byose se inzira nebyiri ubu barabona ukiri Nyirabihogo se. Reka dushimire n'abandi mwese mwadukurikiranye kuva dutangira ndetse no kuva dushyizeho aka kadomo neza. Imana ikomeze kubagirira neza. Utarakora subscribe nkwibutse kuyikora ndetse no kugira ngo uhereze abandi. Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibahire. Thank you.